tugiye kwakira umunyarwenya witwa Joseph yaturutse abatipe bafite titre ziremereye irubavu Gisenyi ku mazi. Ladies and gentlemen, put your hands together for Joseph. Amashyi menshi cyane kuri Joseph. Yeah man, it's a rolling tan chapter them present Kaya Langson chapter them present but the boy them step them done. Kaya don't know, extra pardon the chapter. Maze pida the zero, every rank on the chapter and kaboom kabam bomba clat fires. Ukapata kibuli kuona mina kupenda DJ hala hala hala. Ariko shaho hano ndi kubona abantu mfite jokes. Oh, namanutse makrine. Ça va? Mais c'est bon. Sandwine, amakuru. Ese ya kampani y'amakariso yanyu ntigikora. Nagigikora kubera ikizi. Hagiye kuzibindi. Ariko sha ntukuri makrine nkumbuye turatu video twa. Nubwo uri nyashirese. Ariko hari ukuntu twabaga turi sexy, hari ukuntu muzamu following yitwa makrine gusinga kuri Instagram. Hari utuvideo bashyiragaho bari kwamamaza amakariso yabo ukabona na amakariso meza hari ay'amastringi hari iki mugire muyagarure. Okay, twaje kuri Juno Kizigenza. Juno nari nkukumbuye bro. Ariko Juno ubundi ngende umufana wawe ariko hari ibintu bibiri nkuziho. Juno ikintu cya mbere muziho ari ikina. Juno ikintu cya kabiri muziho agira ibikabyo ndabisobanura. Icyo cyo kwikinisha oya nako kwikina ariko no kwikinisha yarabikoraga kuko murabyibuka muri ya ndirimbo ya Nightmare yaririmbye ngo kukanyagwa k'akanyamerika je was a nightmare. Kwikina mvuga rero hari indirimbo yaririmbye ngo even you God can never forgive your soul. Ya ndirimbo uramwana w'umukobwa wari uri kumwentimida shawo ngo bazatuse bankotanyi bankaraga pasi z'ibisatsi kugira ngo umwumvishe kuri umuntu wa danger wahora gukaraga amapasi ukayanga still ukaguma kuri icyo cyane. Abantu mwumviza indirimbo hari n'igihe nyine mutabitekerezaho cyane bamukaraga pasi z'ibisazi ibikobwa by'ibisazi yakundana nabyo afite umukobwa muzima gute. Juno Kizigenza ndagaruka ku kantu ka kabiri navuze ko kugira gutera shanange menya akanyamerika naragizeho ko ntangiye kubyibagirwa kantu ko gukabya. Juno Kizigenza rero arakabya. Uriya Juno akantu ko gukabya mvuga muzumve mu ndirimbo za Juno inyuguti ya ra ntagavuga ra imwe arayidaburinga akayitriporinga. Narinzi ko gafatwa iyugurutse ukajya kure none dore gafashwe mu mikino nyiri naha mu Rwanda iyo ra. Ubundi hari indirimbo mba numva zaragakwiye nko kubizawe nkiriya ndirimbo ya The Ben nibari buriya niba bamwita nibari Ben What nibari kayiranga ibintu nk'ibyo ngibyo. Yaba ari wowe wayiririmbye bambwiraga yuko ndi ngukurikira nzayoba byari kuba biryoshye. No nkiriya ya Riderman inyuguti ya ra ra ni uri kujya uyitsindagira urya abantu ubyumva bakumva biraryoshye. Juno Kizigenza I'm your big fan. Amashyi menshi kuri Juno Kizigenza ladies and gentlemen. Hari umukomedi bita No Stress kare yavuze ku bintu ngo by'ukuntu hari indirimbo abantu batajya bumvamo ibishegu kandi zirimo. Nk'ubu ngubu abantu bakuru akenshi bakunda kuvuga ko mu ndirimbo za kera abantu ba kera aribo bari bagifite umuco baririmbaga indirimbo zirimo ubutumwa ngo abubu ngubu ngo ni ibishegu gusa ngo nta butumwa burimo. Guys, nje nabikoze analyze nsanga mu byukuri ni imyumvire mibi. None se niba wumvise igare ukaryenterpretamo ibindi bintu ukumva samo ukumva ibindi bintu uziko uramutse ugiye kumva na zira ndirimbo za kera wakumvamo ibindi bintu uretse ko abantu b'icyo gihe batari bakagize death mind nk'izubu ngubu. Reka mbahereze urugero nkiriya ndirimbo bita ngo hagati y'ibiti bibiri. Ubu ngubu ugiye kuyenterpreta mu bishegu ibiti bibiri ushobora kubyita ibi. None yararimbaga ngo ndahagera nkakebuka. Hari iyo bita umwana ni umutware. Rumaga yagiye sha yaravuze ngo umwana araryoha ariko umwana araryoha koko. Niweze ukuntu aryoha. Uriya mwana rero yarari kuririmba ntago ari uyu mwana muto
ni umwana w'umukobwa. Umwana ni umutwari kuko iyo aba ari umwana muto ntabwo yari kumubwira biriya bintu. Yaririmbye ngo mwana we yaransabye sinamwima question mark sanza ari umuntu wo gukorera iki umuti ansekeye ndamuterura ndamudabagiza. Umudabagiro sha happiness ramudabagiza. Sha nje ni indirimbo nyinshi ugiye wentrepret wasangamo ibishego kandi mu byukuri ni imisobanurire mibi. Niba umuntu akubwiye ngo igare umva igare niwumva ibindi bintu. Okay, twakomeje rero. Sasa rero buri gihe uko ngeze hano i Kigali kubera mba naturitse Gisenyi abantu bajya bambaza ngo ariko ubundi Joseph ngo uri hano i Kigali uburi kubahe ngo ahantu buri kuba ngo ni wanyu cyangwa ni muri famille. Nkibaza mu rugo ho nagari muri famille. Papa mama et les enfants forment la famille. Mu rugo naho ni famille ariko shaho guys kuba muri famille ni ikibazo. Buriya kuba muri famille na akaga. Hari ukuntu iyo batangiye kukurambirwa ubona umwe atambutse ngo ariko igihumbi cyanjye nari nsize hano kige ngo kandi ngo ingeso nago yari isanzwe muri uru rugo. Ibi bintu nibishya muri uru rugo. Ejo bakaza ninde muntu witumye hejuru ya toilette ko ibi bintu bitari bisanzwe muri uru rugo. Mwokagira Imana ninde muntu wakoze ibi bintu. Bagahera kuwa mbere babaza ni wowe bakanagira no kuri kakana kakijya kuri po bakakabaza ngo niko. No ahantu wemerera ko ari wowe bashaka kubwira wowe nago bakubaza barakureka. Barakureka nta kintu bakubaza. Kuba muri famille nabaga mu mafamiye nkizi Kigali naba mu y'abakire bikagenda gutyo ndavuga ariko wa testinga ko mfite na bene wacu babakene hajya kuba muri bene wacu babakene. Njya kwibera ahantu bita Ibumbogo iri ya ruguru kuri Azamu haba inzu ukodesha 3,000. Nimutangare kuko igicumbi wabo admin haba inzu z'ubuntu. Icyo ubushinzwe ni ukuyikorera isuku gusa. Abantu mwabuze amacumbi Kigali igicumbi ni hafi y'i Kigali. Muzajye mugenda mufata inzu y'ubuntu. Hari abantu baba barazisize ukayikorera isuku ukayibamo. By the way nkoze publicité. So naende kubabwira nagiye kuba muri urwo rugo. Noneho umugore waho niwe tugira icyo dupfana ariko afite akagabo kagasinzi. Sha gusinda ni bibi guys mujye munywa mu rugero. Umugabo yarasindaga bikava kuri level yo gusinda nyine kwa kundi bavuga ngo umuntu yaborewe. Akava kuri level yo gusinda akinyarira nyine ugasanga yazambye. Umugabo yataha ugasanga abana bari kumva iyo mpumuro ya papa wabo ukuntu ari kunuki nkari niki. Umunsi umwe uzi ingaruka zaje kuba umupeti umwana we yari ari kujyana na nyina batambuka ahantu abantu bakundaga kwihagarika cyane. Umwana babwiye nyina ngo mama ngumva hano hari guhumbura nka papa. Ayo umugabo bita Chita Magic muramuzi. Chita bitewe n'urukara rwinshi afite amakuru ko nyina kimutwite ngo yari yaratwaririje ikintu bita amakara. Ngo yagiye ngo kumubyara ngo amaze nko kumara nk'agafuka kuzuye k'amakara. Noneho agakoryo kaje kuba Chita avuka. Naganiriye n'umuganga wabyaje mama Chita arambwira ngo Chita avuka ngo yarikanze ngo yarazi ngo ni inyama y'umwijima ivuyemo. Ladies and gentlemen, thank you very much. My name is Ishimwe Joseph.